Gaho uri mu kazi gasanzwe ufite mangazini mu mujyi wa Nyanza nagiye amakuru nagenda yazana uramugera akakubwira ati cara hasi nkubwire muve mu hari n'ambwa ati kugira ngo utarambire kumugore fanta buri kuyinywa ariko aya makuru yazanye uyaha abanyarwanda yambwa ati tera gatebe mungu wanje ndabizi nta kindi kikuzanye nta makuru gatebe kumva tera gatebe wicare ubakira amazi abanza umwe kugira ngo ubone umwuka wo kuvuga ese nanjye muri umwuka wo kubwira dutera gatebe turicara turaganira ndamanze ndamwibwira mbanza mubwira ibyo kungenza arambwira ati aho hari rwose ni sawa uyu mumeya kabisa araheba ayo mafoto ndaza kuza no kuyabereka niba ngombwa murebe uwo muntu murebe uwo mubyeyi ukuntu asa njye nawe ndavuga ati se ni umumetisi ni umunyamerika ni umuhinde ni umutoropiya ni umuntu ukeye uvuga ati kabisa uyu nguyu we mugezeho nayamanika uyu utagiye kure n'abagabo bose baravuga bati meya rwose bariye neza ati meya turakwihanganiye rwose uyu mugore nta muntu wamucaho iki baravuga ati ubundi nuko abamisi abagore batabaho uyu akaba yabamisi kikaba kimwe urukumva shase ngo kumva n'umugore wa meya nawe ngo ari icuki urumva abaturage cyangwa se n'abakunda gufata amakuru bakunda kuganira n'umupapa urumva nabo bamuganisha bavuga ati se akugira ngo meya agutere gikwasi fata umugore we nawe tereta umugore we ayo makuru nayo rero ukuntu agiye kumufata ejo nzayazana kuko ndabizi ko nagiye kuza byihuse nawe urumva bakimara kumubwira iyo nkuru nawe yavuze ati nanjye nta kindi nakora nanjye ngomba kumujyana nanjye ngomba kumutwara rero tuvuga ikinyarwanda ariko ndagira ngo mabwire ngo mutera agatebe mbabwire amakuru afatika aya makuru arafatika abakobwa wa mubyeyi gutera agatebe mubwira amakuru ugifunguriye video nuje kuretse no guteka ubanze urebe aya makuru ateye gute rero ngiye maze ubu tuvugana na nisayishije ngiye gushaka amakuru kandi ayo makuru arafatika mutera agatebe mwebwe mutera agatebe mucaginga amatelefoni yanyu mugore zamiga kuko nzanye amakuru atari ibihuha byamfasha urugendo rukomeye cyane mu karere k'abaturanyi ka Nyanza nimbe ndatega njya ahantu mu mujyi wa Nyanza mujyi wa Nyanza masanga umugabo maravuga ngo murabagabo bitangaza ngo muragabo bikwerere hari umugabo w'igitangaza ngo ndi kubabwira yitwa meya akoza agashya amaze iminsi akoza agashya ndakeka yuko nawe igihembo kije bakimuha uyu munsi rero nazindutse mu gitondo cya kare narindi kuri tere negeraga abaturage nkegera buri muntu wese mu buzima busanzwe uvuye kuvoma uvuye guhinga ndabasuje muri hirya no hino amahoro y'Imana bane namwe nakagaruka kure Nganji official ni umugisha kubana namwe nta wundi muri kumwe na Emmanuel Nganji hanyuma rero turabasuje muri hirya no hino bari mu majyepfo no mu majyaruguru barasirazuba n'iburengerazuba mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze hose bajya bakunda kudukurikira amahoro y'Imana bane namwe nta handi rero ni kuri Nganji official noneho twegereye Kazungu wampamagaye ushyushye cyane umbwira ngo ufite amakuru yakumurira ufite amakuru ari mu rusenda n'umunyu ufite amakuru ameza aterero sasa noneho bimeze bite uyu munsi murakoze cyane ndabasuhuje Imana ishimwe cyane iteka abamira umugisha mwinshi narababwiye ngo uzajya mbazanira amakuru muravuga ngo se Kazungu bizagenda gute ariko ndagira ngo mabwire ngo mutera agatebe mbabwire amakuru afatika aya makuru arafatika abakobwa wa mubyeyi gutera agatebe mubwira amakuru ugifunguriye video nuje kuretse no guteka ubanze urebe aya makuru ateye gute rero ngiye maze ubu tuvugana
ubu tuvugana na n'isaha ishije mvuye gushaka amakuru kandi ayo makuru arafatika, amakuru afatika. mutera agatebe mwebwe, mutera agatebe mucaginga amatelefoni yanyu mugore zamiga kuko nzanye amakuru atari ibihuha. Byamfasha urugendo rukomeye cyane mu karere k'abaturanyi ka Nyanza. Nimeye ndatega njya ahantu mu mujyi wa Nyanza. Yego, mujyi wa Nyanza. Masanga umugabo, baravuga ngo muri abagabo bitangaza, ngo muri abagabo bikwerere. Hari umugabo w'igitangaza ngo ndi kubabwira yitwa Meya, wakoze agashya. Amaze iminsi agakoze. Amaze iminsi akoze agashya. Ndakeka yuko nawe igihembo kije bakimuha. Uyu munsi rero nazindutse mu gitondo cya kare, narindi kuri tere. Negeraga abaturage, nkegera buri muntu wese mu buzima busanzwe, uvuye kuvoma, uvuye guhinga, uri mu kazi gasanzwe, ufite mangazini mu mujyi wa Nyanza. Nagiye amakuru nagenda yazana. Uramugera akakubwira ati cara hasi nkubwire muve mu. Hari n'ambwira ati kugira ngo utarambirwe ugureye fanta uri kuyinywa. Ariko aya makuru yazanye uyaha abanyarwanda. Yambwira ati tera agatebe mungu wanje, ndabizi nta kindi kikuzanye nta makuru. Agatebe urumva, tera agatebe wicare ubakira amazi abanza unywe kugira ngo ubone umwuka wo kuvuga. Ese nanjye muri umwuka wo kukubwira. Dutera agatebe turicara turaganira, ndamanze ndamwibwira, mbanza mubwira ibyo kungenza. Arambwira ati aho hari rwose ni sawa. Arambwira ati ngiye kuvuga ayo makuru. Ariko umuntu atarambwira ayo makuru nanjye yumva nifite amakuru makeya. Ariko ndavuga ngo ngiye kubanza nyakurure neza nyazane. Nabwo ko namazana amakuru magazeho. Amakuru magazeho pana amakuru numvishije abantu cyangwa se abantu numvishije bavuga. Ndavuga ati nanjye ngomba kugira kuri tere. Rero ubwo nageraga muri uwo mujyi, abantu benshi bambonye baravuga ati karibu mu karere ka Nyanza. Ariko nahise numva amakuru ateye ubwoba, amakuru adasanzwe, amakuru ngiye kubabwira. Nimutera agatebe, ndakubwira ngo tera agatebe ngubwire aya makuru. Ubwo yageraga muri akarere ka Nyanza rero, ni umugabo w'igitangaza, ni umugabo ufite icyubahiro witwa Meya. Ubwo yataye urugo rwe akajya kwinjira urugo rw'abandi. Ayo makuru nayakuruye, ntago namajije kubyemera cyane, ariko ndabaza ndayakurura amenya amakuru neza ko uyu Meya yataye urugo rwe akajya kwinjira urugo rw'abandi. Yajyaga turuko rugo akajya kwinjira urw'abandi. Ubu ngubwo byarangiye bitewe n'uwo mugore. Arumva ngo yajyaga no kwifotoza mu biro by'akarere ka Nyanza, mu biro bakagera mu nama zikomeye cyane, we kumva. Ariko ikigaragara babwire uyu mubyeyi cyangwa se uyu mubonye, sha umva Meya rwose Meya. Uyu Meya kabisa araheba. Nabonye ayo mafoto, ndaza kuza no kuyabereka niba ngombwa. Murebe uwo muntu, murebe uwo mubyeyi ukuntu asa. Njye nawe ndavuga ati se ni umumetisi, ni umunyamerika, ni umuhinde, ni umutoropiya. Ni umuntu ukeye uvuga ati kabisa uyu nguyu we mugezeho nayamanika. Uyu utagiye kure n'abagabo bose baravuga bati Meya rwose bariye neza. ati Meya turakwihanganiye rwose, uyu mugore nta muntu wamucaho. Iki baravuga ati ubundi nuko abamisi abagore batabaho, uyu akaba yabamisi. Ubwo rero nageraga muri ako karere amakuru nayafashe ndayakurura, amenya ko uwo mugore nawe. Ariko ikigaragara uwo mugore birashoboka ko atakundaga Meya, ahubwo yakundiraga icyubahiro afite cyangwa se intebe afite. Iriya yifotorezagamo afata amafoto. Ari amafoto birango barabivuga ukavuga uti dore inkuru barara amafoto ngera. Ikigaragaza umva ashobora nabwo yamukundaga ko aho yageraga mu biro akifotoza agashira kuri za wanuzaho za WhatsApp ngo na za Facebook ngo na za Instagram hose yageraga ngo akajya babaza ngo murambona mute. Murambona gute nago nyeye ariko mana nyagasani. Ako ikigaragara cyo noneho hari makuru nazanye kuko urumva nge nemeye ndatega. Ayo ngayo ubundi yarasanzwe ngo yari umuvuga tubwira amashyashya. Nemeye ndatega ndavuga ngo ndagiye. Ntabwo ne kuvuye nazanye amakuru. Ntabwo ne kuva mu karere ka Nyanza ko mu baturanyi bacu ngo nzenzanye amakuru y'ibice. Yego. Nagezeyo barambwira ngo mva tukubwire wa munyamakuru icara agatebe. Abaturage barambwira ati
turatetse birahiye, banza wicare ubanza usamure, ndabizi inzara uvanye ahantu kure ni hatari. Bicara turaganira, uganira n'ababyeyi baho, urumva ababyeyi ntabwo bakubeshe, kandi nanjye urumva amakuru nayakuruye. Hanyuma amenya amakuru yuko umugabo uwo mugore meya yajyanye, harimo abari kumugira inama bavuga ati ariko ubundi reka tukubaze, nawe wajya ugafata umugore wa meya kikaba kimwe kimwe urukumva shase ngo kumva n'umugore wa meya nawe ngo ari icyuki urumva abaturage cyangwa se n'abakunda gufata amakuru bakunda kuganira n'umupapa, urumva nabo bamuganisha bavuga ati se kugira ngo meya agutere gikwasi fata umugore we nawe tereta umugore we. Ayo makuru nayo rero ukuntu agiye kumufata ejo nzayazana, kuko ndabizi ko nagiye kuza byihuse. Nawe urumva bakimara kumubwira iyo nkuru, nawe yavuze ati nanjye nta kindi nakora, nanjye ngomba kumujyana, nanjye ngomba kumutwara. Rero tuvuge ikinyarwanda, uriya mugabo ni habara, umugore ni indaya ye. Yego, umugore ntabwo ariyo habara, umugore ntabwo abihabara, ahubwo ni indaya. Yego, rero nshaka kubabwira yuko uwo mugabo urukumva, uwo mugabo uwo mugore nawe yafashe umwanzuro yuko agomba gufata umugore wa meya. Urukumva meya rero bakimufata, urumva meya asavuga ati ni ukuri nubwo bamfunga bakangatira imyaka 20, ariko shareka mabwire mwabagabo isiraryoshye, nta muntu utagwa hano hantu. hari abadive baririmbye ngo inyama nziza twaradamaraye, abagore beza twirongore n'amazu meza. Ayo makuru rero urumva yamvunnye cyane, aramvuna cyane, aramvuna. Njya kuyashaka mu karere ka Nyanza. Yego, mu karere ka Nyanza. Noneho igitangaza kindi, ndababwira yuko uwo mugore bajyaga banasohoka bwihisho bona meyo, urukumva bagasohoka bakajyoshye. Hanyuma uwo mugore akaza mu biro akifotoza, agapostingana hose kuri Instagram, kuri za TikTok, ahantu henshi hatandukanye. Akajya abwira no urambona ute, ukumva yandikiye nk'umuntu w'inshiti cyangwa se nk'umuntu w'inshiti akavuga ati urambona gute mu biro n'ubumeya bwambera. Urabona inshingano, ahubwo hari andi makuru avuga yuko ngo ubundi iyo washakaga ko ikibazo cyawe gikemuka cyageze mu karere, ntabwo ari gucaga no kuri meya, ahubwo ayo ngayo yateye urumva yaramuvugize. Kandi kuko nibyo koko yari uvuga rikijyana. Ubundi ayo makuru nayo ndafite, urumva byatumye ngenda ndatega mfata amatike mu rugendo rukomeye. Urumva umuntu wese yageraga akabazo, yavugaga ati mubyeyi turakubaha, turakuza, kwamira ndi kwisa, uratwika ni wawe hariya mu biro mu ntebe uri wagenda ukavuga ati meya hari inshuti yanjye imeze kunuko. Aho naganiriye rero abenshi batandukanye bambwira ati buri uriya mubyeyi hari byinshi yafashaga, avuga ati ibi nibi, iyi dosingwe yicishijemo gutya kunuko icyubahiro meya yagize gute yari afite, cyangwa se umubyeyi. Yego, urumva rero ako gashya babwira yuko n'uwo mugabo uwo mugore nawe mbona agafite agahinda kenshi, byanga byakura nawe ahita afata uwo mugore kugira ngo bibe kimwe. Ahubwo andi makuru yavuga kuri mugabo hari nadakora ibyo, yaravuga ngo ari bufate uwo mugore cyangwa se ngo ajye kurega. Icyo cyo kimeze gite? Ayo makuru nayo urumva nayakuruye, ariko bya ngombwa ko none nongera nkinyabye, urumva nagwo hashaka hana makuru muri quartier imwe. Byasabye ko najya kujya ahandi, numva uwo mugabo kuvuga ati agomba kujya kumurega mu nkiko. Akajya kumurega mu nkiko, kavuga ati meya yaramemukiye, meya ngiriye kunuko yarambabashe. Urumva nawe ikirego cyirumva agiye kugishyira mu rukiko. Ubundi ubwo ibintu nibi birakoramo kimwe cyane, ararega cyangwa umugore amujyanye, cyangwa ajye gushaka mukameye. Ariko nawe ngo ni mwiza. Ako ntabwo ushobora mugore. Ariko meya ni ukuri, meya akira ariko mukameya uzi se mukameya, ariko mwana mukameya yakubitanye n'ibikomere. Buriya abagore bakunda abantu ngo batetesha, bagakunda ibyubahiro by'abagabo, bagakunda ibiki byose. Data we, uriya mugore akubitanye n'uruva gusenya. Urabyumva ariko icyubahiro cy'umugabo we ntiyagifiringa rwose, ntiyatakaramo ngo yumve ukuntu bimeze neza.
uriya mugore urumva atarahuye n'uruva ahubwo gusenya urumva bafite n'agahinda. yewe data we Bati, mana koko wamburanye iki wa mugabo, wamburanye iki ko ndi mwiza, twari dufite amafaranga, ko ufite akazi keza, wamburanye iki. Ariko meya we yarivugira ati sha nawe uri umugabo umeze gute, uyu we rwose uyu nguyu nawe wamugwaho. Nawe uri umupasiteri. oya ngo abagabo barimo kujya bavuga bati cati meya ngo hari umuntu babajije baturamutse ubaye umuyobozi wakora icyo, aravuga ati najya njya gusogongera ibigage byose ati narangiza nkanirira n'ibidiya cyangwa se amandazi. Uriya we noneho rwose ngo abagabo ba Nyanza barimo kujya bavuga bati uwatugira meya natwe ati uriya ntabwo yancika. Ariko urumva aranyegera muri uwo mujyi nta yindi nkuru iriyo. Atuze cyabaye muri umujyi wacu, uyu mujyi wa Nyanza muzi ikintu cyabaye. Ndabaza ati se cyabaye muri uyu mujyi wa Nyanza ni ikihe? Barambwira ati ntabwo bizi inkuru iri gucicikana ahangaha. Ati ubumeya rwose, ubumeya yarongoye umuzungu. Ndavuga ati se umuzungu gute? Nibwo nabaga aya mafoto navuga ati sha reka nkubwire meya we, nubwo waba wafunzwe ariko aha ngaho rwose ukoze kosora nawe igihembo bakiguha. Zinda sha koza agashya kabisa mu bayobozi. Zinda Erasime kabisa. Ayo makuru rero urumva n'ayandi ndagenda nyazana gake, nyakurura nyazana nayo ngayo y'umugabo, aho uwo mugore nayo agiye gusohoka ndabizi, yose ngiye kuyakusanya nyazane kabisa. Ntukajye utinda kuduhereza aya makuru, urabona ko yendaga kuba umuranza ariko ujye ukomeza yakuzanire. Ikindi ugomba kudukorera iyi foto y'uyu mugabo wuriya mugore wiriya ndaya nayo yidushakira uzayituzanire bidatinze. Iyo foto ngiye mu kanya gatoya nka mu masaa moya cyangwa saa 12 nayo ngiye kuyishaka iyo foto. Wabonye umuntu uri buze kuyiguha? Ntabwo byabura, byanga byakura ndaza kuyizana. Yego. Mwebwe icyo mabwira gusa mutera agatebe kuko ndi kubazanira inkuru ngiye mugira neza. Abenshi bazi kuzanira Kazungu, ariko amakuru ndi kubazanira ni amakuru atariho ibihuha, ni amakuru afatika. Ndagira ngo utera agatebe ukiva mu kazi wifunguriye video, yaba ari saa 2 yaba ari saa 1, utera agatebe mwereke agashya kari kubera ku bameya cyangwa ku babyeyi. Uyu mubyeyi abenshi bavugaga ngo bishobotse yaba na miss, ko yaba na miss, wabonye waranga afite, wabonye namubonye navuga ati kabisa wagira ngo yariremye. Angahe Imana yamurenge bwa mbere. Hakuno burira umukobwa n'umunyarwanda, ashaka kuba ari umuhindi. Ariko basa abanyarwanda rero byanangaye. Inda zirabyara. Byanangaje ewana. Ubwo nyibona ayo mafoto ye navuze ati uyu muntu ewana nimba avuka muhe mujyi, nimba ava mu Buhinde, nimba ari umunyamerika, nimba ari umetisi, ariko ikigaragara nuko ari umunyarwanda. Ako bararyoheje cyane, bari ubuzima kabisa. Urumva urwa mugore wamenye nawe afite agahinda kenshi rega. Urase we nagafite undi bure yajya kuba yegetse. Ayo makuru turaza kuyabagezaho mu masaha agiye kuba ari imbere, nawe turaza kuyabazanira. Turabakunda, twarabwiye ngo tubazanira inkuru zitandukanye, amakuru ashyushye, amakuru atwika, amakuru y'umuriro, amakuru agezweho. Sawa nakagaruka ayo makuru yandi nayo amashya. Ayo makuru na amasaha ngaza gushira nayazanye kuko ejo mu gitondo najya kuri tele ngiye gushaka andi makuru. Nababwiye ngo ngiye kubaha amakuru, ngiye kubaha amakuru mba nigire kuri tele, baza amakuru nagiye nirebera parakumva ibihuha. Yego rero mutera agatebe ngiye mugira neza, mbazanira inkuru. Icyo bita inkuru ni ngiye munyamakuru ugiye kujya ubazanira amakuru afatika. Oya rwose turagushakisha, natwe turazigutunga, akanya turagafite, nicyo kitugenza cyane. Komeza ugubwe rero neza, turagusezeye. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe, nakagaruka. Bye bye.